Biratangaje kubona umuntu amara imyaka ku isi ariko mu by'ukuri ugasanga atazi inkomoko ye ya nyayo. Gusa nanone nge simbibonamo ikosa na rito kuko kugeza uyu munsi inkomarume n'abashakashatsi bashyira hanze ibintu bitandukanye bigaragaza inkomoko ya muntu. Ikaze Bibiliya ni igitabo abantu hafi ya bose by'umwihariko abakristo bemera ko ari igitabo cy'ijambo ry'Imana. Ukuri kwa Bibiliya niko ukuri kwemerwa cyane kurenza ibindi byose. Ibyo dusoma muri iki gitabo rero bitubwira ko Imana yaremye umuntu umwe Adamu n'umugore we Eva, bakaba aribo abantu bose bakomotseho. Gusa nubwo abemera Bibiliya abizera ibi, abahanga mu bya siyansi n'ubumenyi bw'isi bo ntibemeranya nabo kuko bo bavuga ko umuntu yakomotse ku nyamaswa n'ubundi ijya kumera nk'umuntu, inguge. Ese niba hari abantu batemera bimwe mu byanditswe mu gitabo gitagatifu, Imana yo barayemera? Asimbizi. Gusa twebwe ntitugiye kwibanda ku bemera Imana n'abatayemera, ahubwo tugiye kureba icyo inyandiko z'abahanga zivuga ku nkomoko ya muntu twifashishije na Bibiliya. Byinshi byerekana inkomoko ya muntu bigaragara ku mbuga nka humanorigins.c.edu, yourgenome.org, theconversation.com ndetse no muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro nubwo bivuguruzanya. Tutagendeye kuri Bibiliya, amateka agaragaza ko ikiremwa muntu gifite inkomoko muri Afurika y'Iburasirazuba. Duhereye ubu tubara, haba hashize imyaka miliyoni 10 mu mashyamba yo muri Afurika y'Iburasirazuba hakomotse ikiremwa muntu kivuye ku nyamaswa yagenderaga ku maguru ane ariyo nguge. Muri aya mamiliyoni y'imyaka, inguge zabanaga n'izindi nyamaswa zitandukanye harimo indyanyama n'ibikururanda. Gusa kuko amatage ari amatindi yatandukanyije izi nyamaswa maze ntizakomeza kubana, ibi byatewe n'imbaraga ziba munsi y'ubutaka zasekuranye aribyo bita plate tectonique, maze bituma Afurika isa n'icitsemo ibice bibiri. Inyamaswa zimwe zisanga mu gice cyari kigizwe n'icyo twakwita Tanzania, Kenya na Ethiopia. By'ubu hagati hazamo umuhora munini cyane utandukanya iki gice n'ahari mu burasirazuba bw'uwo muhora hari hagizwe n'umukenke, nta giti na kimwe kiharangwa. Ubusanzwe inguge zabagaho zitunzwe no kurira ibiti kuko nibyo byazifashaga kubona aho zakura ibyo kurya, ariko byanazifashaga kubona aho inyamaswa z'inkazi ziherereye, bigatuma zimenya aho zihisha. Byari bikomeye cyane inguge zisanze ahari umukenke utagira ibiti kuko bwari ubuzima zitamenyereye na gato. Uyu munsi ufashe umwana w'imyaka 10 ukamushyira ahantu wenyine, yatangira gutekereza uko yabona ibyo akeneye kugira ngo abeho kandi ntabyo wamwigishije. Ubwo bwenge rero bwo kwirwanaho bwagaragajwe bwa mbere n'imwe mu nguge zisanze ahatagira ibiti. Inguge zimaze kubona ko zimwe zitangiye gupfa, imwe muri zo yazamuye ibyo twakwita nk'amaboko, isigara ihagaze ku maguru abiri, maze ibona ahantu ku buso bunini nk'aho yaba yuriye igiti. Iyo nguge yabonye ari byiza, ariko kuko itari yarabimenyereye ikomeza kubigerageza igatembagara. Gusa ntiyacitse intege kugeza ubwo ibashije gutambuka ihagaze ku maguru abiri, maze na ngenzi zayo zirayigana. Icyo gihe inguge yasumbaga izindi, yapimaga metero 1.5 z'uburebure kuva ubwo zitangira gutembera zihagaze. Nubwo izi nyamaswa z'inguge zari zitangiye kugendera ku maguru abiri muri icyo gihe,
zari inyantege nke cyane kuko ntizashoboraga kugenda urugendo rurerure, ari nabyo byanatumaga inyamaswa nk'intare zizibonerana zikazica. Kugendera ku maguru abiri ku nguge byaje kuba nk'umuco, maze n'izindi zo mu bindi bice zirazigana. Gusa byazitwaye imyaka igihumbi yose kugira ngo zihagarare zemye zitambuke neza nta kibazo na kimwe. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro tuzarebera hamwe ukuntu inguge yaje kubyara igisekuruza cya mbere cya muntu, aricyo Homo habilis.